Beneri banki nkuru y'igihugu cy'u Rwanda cyose mu yandi magambo Beneri banki nkuru y'u Rwanda yasobanuye impamvu yahinduye inoti ya 5 ndetse n'inoti ya 2. Mu by'ukuri rero banki nkuru y'u Rwanda Beneri yatangaje ko zimwe mu mpamvu zatumye ihindura inoti za 5 ndetse n'inoti za 2 nyine birumvikana harimo kwijyanisha cyose kwijanisha nyine n'igihe hongerwamo rero ikoranabuhanga rigezweho no kuyongeraho nyine umutekano. Mu by'ukuri iteka rya president rishyiraho izi noti nshyashya nyine za 5 ndetse na 2 birumvikana byasohotse ku igazeti ya leta kuri uyu wa 30 Kanama 2024 riteganya ko izi noti riteganya ko inoti zikoreshwa hamwe n'inoti zisanzweho mu by'ukuri ari nazo mayane bwambo arizo ya 500 ndetse n'igihumbi n'iya 2 n'iya 5 birumvikana kandi zifite agaciro mu Rwanda. Mu by'ukuri izi noti nshyashya za 5 ndetse n'iza 2 birumvikana zashyizweho nyuma yuko bisabwe na ministiri w'imari n'igenamigambi bigasuzumwa nyine n'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 23 Kanama 2024 ikanabyemeza. Mu by'ukuri rero ubutumwa banki nkuru y'u Rwanda yashyize kuri konti yayo ya X yahoze ari Twitter birumvikana ubu ngubu ikaba X bugaragaza ko inoti ya 5 n'inoti birumvikana inoti ya 5 n'inoti ya 2 zaherukaga nyine guhindurwa mu myaka myinshi ishize kuko nk'iya 2 nyine cyase nk'inoti ya 2 ari yakozwe nyine tariki ya mbere uko baze 2014. Mu by'ukuri Beneri iragira iti icyatumye banki nkuru y'u Rwanda duhindura imiterere n'amafaranga dufite birumvikana twaherukaga nyine guhindura inoti ya 5 n'iya 2 mu myaka 10 ishize. Byari bikenewe rero ko rero twakongeramo nyine ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo twongere umutekano w'inoti. Mu by'ukuri Beneri cyase banki nkuru y'igihugu cy'u Rwanda birumvikana banki nkuru y'igihugu Beneri kandi yahisemo nyine akuvugurura urupapuro nyine rukorwamo izindi note kugira ngo irusheho nyine kuramba ibinoti ikomeye irushaho kuramba. Mu by'ukuri yaragize iti twashatse gushyiraho nyine ibintu bijyanye n'ahantu u Rwanda rugeze ndetse n'ahantu u Rwanda nyine rurimo kujya kugira ngo tugaragaze ko ubukungu bw'u Rwanda bwifashe ariko n'amafaranga yacu ameze neza cyane. Mu by'ukuri rero iyi noti nshyashya ya 5 nyine iriho nyine igishushanyo kigaragara icy'inyubako ya Kigali Convention Center irimo mu mujyi wa Kigali. Agaciro k'inoti mu mibare itambitse muri buri nguni uretse nyine mu ruhande rwo hejuru iburyo igishushanyo cy'umubare nyine 5,000 kiri nyine munsi y'amagambo y'iyi note yemewe n'amategeko kibonerana ndetse mu inote bitewe n'icyerekezo inoti ifatiwemo. Mu by'ukuri rero itariki inoti yakoreweho cyase mayane magambo tariki inote yakoreweho ni 2 mayane magambo ni tariki 28 z'ukwa 6 2024 yanditswe ahagana nyine hasi ku nshuro cyase ku ishusho ihinguranya inoti umukono w'umuyobozi wa banki nkuru wungirije nyine cyase umuyobozi wa banki nkuru wungirije bigaragara munsi y'ishusho y'inyubako ya Kigali Convention Center. Inomero y'inote iri mu ibara nyine ry'umukara itambitse mu nyuguti yo hejuru iburyo mu nguni n'ibumoso ihagaritse. Mu by'ukuri rero imbere hari ikindi imbere hari kandi ishusho y'ingagi ihinduranya amabara cyase ingagi nyine ihinduranya amabara bitewe n'icyerekezo inoti ifatiwemo iri mu ruhande rw'ibumoso rw'inyubako ya Kigali Convention Center cyase udasupfu mayane magambo udusapfu tubenderana dukwirakwiye kuri buri ruhande rw'inote tugaragara ku rurimi rwa ultraviolet just bitani ultraviolet mu mabara y'icyatsi n'ubururu n'ibindi. Sasa rero mu gihe rero bimwe mu biranga inoti nshyashya ya 2 harimo nyine igishushanyo kigaragara cy'imisozi y'ikiyaga cya Kivu agaciro k'inoti mu mibare itambitse muri buri nguni ndetse no mu ruhande rwo hejuru iburyo ishusho nyine y'umubare wa 2. Mu by'ukuri rero iri munsi y'amagambo iyi note nyine yemewe n'amategeko ihinguranya inote bitewe n'icyerekezo inote ifatiwe. Mu by'ukuri rero inote itariki inote yakoreweho ni 2 ni tariki ya 28
z'ukwa gatandatu 2024 yanditswe ahagana hasi ku ishusho ihinguranya n'inote umukono w'umuyobozi wa banki n'umuyobozi wa banki wungirije bigaragara mu ishusho cyase mu shusho y'imisozi ikiyaga cya Kivu inomero inoti mu ibara ry'umukara cyase mu ibara ry'umukara itambitse mu inguni ya hejuru mu buryo uburyo no mu buryo ibumoso ihagaritse mu by'ukuri rero ishusho y'agaseke ihinduranya amabara bitewe n'icyerekezo inote ifatiye mu by'ukuri rero iyi shusho cyase ishusho iri mu ruhande rw'ibumoso hejuru nyine ni ishusho y'imisozi ikiyaga cya Kivu udusafu cyase udusafu tubengerana dukwirakwijwe muri buri ruhande n'inoti tugaragara nyine ku rumuri nyine ultraviolet mu mabara abiri y'icyatsi n'ubururu mu by'ukuri kuri inoti kandi hariho ishusho igaragaza cyase igaragara y'intebe cyase y'intete zikawa zikaranze neza cyane agaciro kinote nyine mu mibare itambitse mu inguni zose zinoti igishushanyo cy'umubare wa bibiri mu by'ukuri ucuritse kuri iyi noti rero amagambo birumvikana y'amagambo iyi noti yemewe n'amategeko yandi magambo rero gihinduranya n'inoti bitewe n'icyerekezo inoti ifatiyemo hari kandi agashami cyase hari agashumi gacikaguritse nyine karinda inote aneka amagambo kanditseho inyandiko ntoya zigizwe n'inyuguti ya Benel mu by'ukuri mu magambo n'umubare bibiri rero kandi mu mibara nyiri cyatsi gahindura nyine ibara ubururu bitewe n'icyerekezo inote ifatiwe mu by'ukuri rero birumvikana ko yemwe n'impinduka zazagize zibaho niyo mpamvu mukwiye kubimenya kugira ngo mutazabyibazaho byinshi kumva ko ni inote zemewe na leta y'u Rwanda inote zemewe na banki nkuru y'igihugu y'u Rwanda Benel mu by'ukuri ndabashimiye cyane rero mwese izo note birumvikana nimuzigena muzibona hirya no hino ntimuzabyikange kuko bumva ko ni inote zemewe yani magambo inote zemewe n'amategeko ntimuzagira ikibazo na gito cyo kuzikoresha ko ziremewe ndabashimiye cyane reka dore ubutaha